cya mbere yo kuza mu itorero nta siporo nakoraga, nari ndi nyine ntabwo nari ndi fit, kandi nubwo nari nshoboye kwirukanka na gato, ariko tuje hano baratubyutsa, ndabyuka ku munsi wa mbere batubyutsa ngo mucaka mugende, mbona ko ibintu nyine bitari nk'ibyo nari nsanzwe menyereye. Icyo kintu cyamfunguye mu mutwe kinyereka ko hanze ya comfort zone yanjye hariyo n'ibindi. Mbere yo kuza hano rero ntago nakoreshaga igihe neza, byari ibintu nari niziho, ariko aho nagereye hano nzi gukoresha igihe kandi nkakora ibintu byanjye vuba. Abantu bajyaga babivuga cyane ngo siporo igufasha kubirizinga stress, ngo ugiye muri siporo hari byinshi nyine ikungura, hari byinshi gufasha, ariko nabibonye ari uko ngiye mbyikoreye, ko mbere barabivugaga nkabica amazi, ariko ubu ngubu ubwo nabikoze nasanze koko siporo idufasha ikatumenye nyine umubiri uragushima iyo ukoze siporo. N'ubu ngubu umubiri wanjye numva ko harimo itandukaniro, kuko niyo tubwira ngo tugende tumacinga buri kanya, ibyo ngibyo byose sinari kubishobora iyo tuba tudakora mucaka ya mu gitondo, ko yaramfashije bikomeye, nubwo ntirukanka cyane kuri pace nyine yambaye babirukanka cyane ukuntu, ariko nanjye nyine ndagerageza. Iri torero nigiyemo ibintu byinshi, harimo kwihangana, kumvira ndetse n'umurava wo kuyobora neza. Urubyiruko rutaragera mu itorero inama nabagira, hari byinshi bahombye, hari byinshi bari guhomba, kuko ahangaha tuhigiramo byinshi. Hari ukwisanzuranaho, kumenyana, kwibwirana, ukamenyana n'umuntu mutari kuzigera muhura na rimwe. Umva niba ndi uwo mu majyepfo nahuye n'umuntu wo mu majyaruguru, turava aha twamenyanye, anytime ngiyeyo namubwira ati ngeze ahangaha amazi yo kunywa, kuko turazira ngo twahuriye mu itorero. Rero umuntu utaragera ahangaha ari guhomba byinshi. Itorero ni ingirakamaro ku muco w'u Rwanda muri rusange. Ariko kandi nanjye ndi umunyegabo ukunda guhiga kandi ngahigura ndiruhamiriza kugusha, kandi nanjye nkunda gutaramanaje. Ndi imfura cyane, inkotanyi cyane, n'uburyo ngiye nonse inkotanyi nyamibwa mu nyamamare iyo bari mu nda zayigize uruganda. Ndi inkuba y'amarere cyane nkabigabo y'amanina, nanjye natera sinterwa ndi mu bambyaye. Guma. Ndi rumenesha inkotanyi ku rugamba, indatirwa bayiza rukomeye simatinya abanzi neza, ndi nyiri ubutwara ingabano ubutore kuko nabutojwe. Intwaro yanjye nyikojeje hasi nkwana n'ingona, nyikoza hejuru nkwana n'inkuba, nyikubita umwanzi mucira ishyanga amashyi ngo kacikaci. Bimwe mu bintu nishimiye ni ukuba leta yaratuzirikanye ikatwohereza abayobozi batandukanye bakaza kutuganiriza aho batubwiraga aho igihugu kigeze, mbese tukamenya natwe urubyiruko inshingano dufite no gukomeza kuruteza imbere. Batwigishije ubumwe bw'abanyarwanda bageraga hambere, mbere y'umwaduko w'abazungu, uburyo bose babaga bari umwe, babana basabana, ariko bikaba byaje abazungu bakaba baraje bakabisenya, bagatangira kuducamo ibice. Ibyo byose bikaba byagiye bitera imbogamizi, bikaza kuremamo urwanga abanyarwanda, ari byo byaje guteza jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ntabwo nari nzi ibintu byinshi, gusa nagize amahirwe yo gusura ingoro y'urugamba rwo kubohora igihugu ku Murindi. Twabonye ko ari urubyiruko nkatwe rwabohoye igihugu, twabonye ubushake n'ishyaka bari bafite mu kubohora igihugu. Babikoranye umurava, babikorana umutima ukomeye. Nkatwe urubyiruko, cyane cyane ko ari twe mubare munini ugize igihugu cyacu, nitwe Rwanda rw'ejo, nitwe tugomba kubaka u Rwanda rwacu, nitwe tugomba kurwana. Ntabwo tugomba kurwana dukoresha amasasa nk'ibyo baciyemo, gusa twebwe tugomba kurwana duteza imbere kandi tunasigasira ibyiza batugejejeho abatubanjirije. Hari abavuga ko jenoside yakorewe abatutsi itigeze iba, ariko nkatwe twanyuze hano mu itorero, twagize amahirwe kujya ku Gisozi, tubona ibyabereye muri kino gihugu kandi ko bitashobora kongera kuba. Abantu bavuga ko itabaye kuba kwamaganira kure, kubera ko twe twarabyiboneye n'amaso yacu mu nzibutso.
buzima bwanjye bwose nize mu bigo mpuzamahanga ntabwo twavugaga ikinyarwanda ntabwo narakivugaga ko nakivuga cyane neza ko amasomo yose inshuti zacu zose twavugaga mu cyongereza ariko naje hano ntabwo nize amateka y'u Rwanda ntabwo nari nzi amateka y'u Rwanda ariko ubu hano naraje menya indangagaciro z'umunyarwanda menya ukuntu u Rwanda rwari rumeze kera ubu n'aho u Rwanda ashaka kugera mbere najya ndi umunyarwanda kuko yego navukiye mu Rwanda mfite ababyeyi b'abanyarwanda ariko ubu navuga ko ndi umunyarwanda kuko ubu mfite spirit y'umunyarwanda muri njyewe nzi igihugu cyanjye umuntu ambaje igihugu cyanjye namusobanurira. Amwe mu masomo twahawe hari indangagaciro zagiye zigaruka cyane ku buryo zatumye buri wese azigumana mu mutwe. Zimwe muri zo navuga ubumwe, gukunda igihugu, gukunda umurimo ndetse n'ubupfura. Izo ndangagaciro zose hari icyo bivuze ndetse n'icyo byagaragazaga mu muco nyarwanda. Hanyuma nyuma yo kumenya izo ndangagaciro twaje no kumenya na kirazira. Kirazira harimo ubunebwe, amacakubiri ndetse n'izindi zitandukanye. Hanyuma ibyo ngibyo icyo byadufashije byatwumvishe yuko dufite umukoro wo gukomeza kuko u Rwanda rufite aho rwavuye, rufite n'aho rugeze kandi dufite n'aho tugomba kugera. Ni nayo mpamvu twakomeje kubwirwa yuko tugomba gukomeza uwo musingi tukagera kure aho twifuza muri viziyo ya 2050. Umusanzu wanjye ku giti cyanjye ni ugukomeza kugira indangagaciro z'umunyarwanda nkiga cyane kugira ngo nze contributing ibyo nzi mu kubaka igihugu cyanjye, nze gukorera mu Rwanda, nze kubaka igihugu cyambyaye, sinijandike mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi kugira ngo nsigasire ibyagezweho. Twabonye imbogamizi igihugu gifite, tubona n'iki gihugu gikora neza, tubona ko turi ku isonga yo kuba abambasaderi beza, tukavuga u Rwanda rwa nyarwo uko ruri kandi tukabasha no kuba izingiro ry'iterambere ry'u Rwanda. Market at Musanze Town. The named manila paper picked on 6 surrounding our model represents known locations like Garika, Ninda, and Karwasa. The yellow numbered manila paper surrounding our model represents grid coordinates. Abateguye Itorero ndabashimira cyane. Njya kuza hano ntabwo nanzi ko ibi byose nzabimenya. Namenye byinshi mostly kuri country yanjye. N'abandi bantu hano nabamenye ibintu byinshi ariko abateguye Itorero ndabashimira ko mwadufashije kandi tuzaba hano turi abanyarwanda. Gushaka n'ugushobora.